amafaranga ngiye nshira urabira inyamubuntu muri inshuti zanjye ziri ubuntu ndi umushinge oya hari ihene intuza yaguze Esther yaguze ihene wa mugore wawe niwe yaguze wasigaye ikidari gusa yamuguriye ihene ngo Esther niba ashaka yaguze kumukora ihene surprise yani baguze ihene ndayiryaho Esther ni umushuti wanjye nawe ndakwemera munyama ntukanungura utunga abandi niba nibanzovu numaze kuba ngo ntunga urutoki ntukanunga urutoki sinjye iwanyu jewe Esther bari inshuti yanjye si inshuti yanjye Esther kuba ngo muri rwego Esther inshuti yanjye magara nawe uri inshuti yanjye magara ni nayo mpamvu yaba ndigateranya imiryango nari kureka uyu nguyu umujinya w'abadayimoni warumwinje agafata cya gicupa gatakimuhonda ariko kubera bagira ute ariko kubera ko njyewe ndi umwana mwiza nabagiye twabagiyemo hagati nje nawe ariko nyine yarudinda no gukanura nk'ikivaza ameze ngo yarudinda ntabwo aba wowe uzavamo umuntu umugabo w'umugore twitwa n'abagore abantu bari gucocorana we ameze nk'inturi yarapfumaguritse niyo mbona yaravuga ngo atagejeje umushira w'umuzungu ntabazabona umutima wa Nzovu utazaturika kuko nta munyarwanda Nzovu afite ibintu byinshi bimurwaniramo bimeze nk'amabombe